waruvuze ngo nukutumarira internet. Nukutumara internet. None si kuba Benda yashwana na Shakira. Benda nawe nge ndi umufana we pe. Ariko si kugira ngo Benda be yashwana na Shakira. Sivyo gutumara internet. Ubu si nta mugano uvuga ngo Benda bayeho nk'abazungu. Umuzungu araza mukavugana bari kukubyaza. Yes. Nibyo ibindi bizazaho ni favorize wazaba kuremeye. Nuvuga ngo niba yafata ushaka gusanga wenda Shakira nyine ari wakunda cyane. Ariko nabone ku rundi ruhande ndagaswesha warambyariye nanjye ntabwo nakurenze ngo Beni na Rufonsina bavuye mu muturanyi. Man nyine abakira hano i Kigali bafite amafaranga wanasanga babaguze cyangwa kontara bahanye bayivama. Ariko ndagaswira filime nayo Kibonke ni n'inshuti yanjye ariko igiye gusenyuka pe. Bari abakinnyi barimo man bari bayifashe ni n'abakinnyi bazwi bafite noneho abantu benshi babashamikiyeho amarore yose yarabegamiyeho. Birasaba ko ubungu bahindura content. Abanyamakuru nago bashizeyo Isheja avuyeyo andi umuntu avuyeyo Cyuzuza avuyeyo. Scovia no munyamakuru agomba kuvuga ibihari kandi ushobora kuvuga inkuru itariyo wayikuye handi hantu. Ibyo ni ikintu byumvikanaho kandi yemerewe kurinda source y'inkuru. Yes. Uyu munsi niba uri pastor ari kuri karama ku rusengero rwe rutarimo akabari nashire muri aje umuntu yaransengeye uya nejo bundi nani aransengera ampanurira ambwira ukuntu ngiye kugura indege kandi mu Rwanda nta muntu uyifite. Yes, ndagusuje kandi nguhaye ikaze wo ukurikira Deep TV aho uherereye mu bice bitandukanye by'isi mu mpande zose z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengerazuba n'umujyi wa Kigali. Abari hanze y'u Rwanda turabaramukije Yambo. Mavete ujye uvuga ngo iki babandi bavuga ikigande. Ngo bwente tereka ati washuma hanuya inayenda cucita kuri ico kiribwa onu mustajya bahara banange. Okay, Mavete abasuhuje mu kigande nanjye kanisuriza abavandimwe abarundi. Nabagande baradukurikira. Babwire nti Yambo. Abarundi bo niyo navuga mu Kinyarwanda. Abarundi bo niyo mbwira mweliwe asubuye mwaramutse. Mavete. Yeah. Amakuru yawe. Amakuru ni meza bro. Arashize iminsi utaza kuri imbere y'isi kamera za Deep TV. Ariko mba ijwi ryanjye riba. Wirirwa ubaza abantu gusa nanjye umunsi ngiye kugira. Hano se ko ari mu rugo. Aha ni iwacu. Wicaye iwawe. Yego. Ubona ni nyicaro se. Iyo wicaye iwawe akaba kugashyira hano. Muri kirazira kwega mu hantu hatari iwawe. Ngo buriya ngo hari igihe ushaka kugera mu rugo ukamenya intebe ya papa. Cyane. Kimwe nuko ari nano ushaka kujya gusaba akazi wicara nabi bakakakwima. Ego se. Kirazira kwegama wicaranye n'umukire. Wicara gutya. Abakene murabe mwumva abantu dusaba akazi tugomba kujya twicara. Undi kirazira kwegama wicaranye na boss wawe. Uregamye sha none ugashyira n'isogisi hano kuvugurya. Ukazamura akaguru. Gutya uje gusaba akazi 50. Uzamuye akaguru ugiye gusaba akazi 50. Ntabwo nanjye sinakaguha. Nigeze kujya gusaba akazi ahantu Kimihurura. Ndangije mbambwiye umuntu ntabwo nenze ko ari umukozi ari ukuntu abana baho baba bambaye n'ibintu byacitse ukagira ni umukozi wo mu rugo. Ntegurira agacyayisha umukira arandeba ngo uvuze ni ntantegurira agacyayi mbanzemo. Atari ko sesha uzi kuje gusaba hana kazi kizamu. Ndabizi ati sino kwitwara nk'abantu baje gusaba akazi ko mu biro. None se hano hari ibiro byo birimo. Aramwe ataguruka wigendera inshuti yanjye. Kako wumvaga bari bukaguhe. Jewe nanzi ko oya kazi ariko ni kwa kuntu ugera ahantu ukabona urisanzuye. Ese ko banyemereye ngo nkandagire. Baguha butamwe kwiyongereraho na ngenda. Ngo nkandagire kuri tapi nambaye n'inkweto. Bakubwiye ngo nkandagire kuri tapi nambaye inkweto tubona bagomba no kukugirira icyayi. We baramwe ngo turakwakiza iki? Ni ntari ni numva mbishaka ndatuma. Igeze mu bakire wirinda guhita ugaragaza inzara bro. Umite munzanira ifiriti n'ibikindi byose n'ibirayi. Wanza witwara nk'abakire mu nyamara mwana wasonze ugahita ubivuga bigahita bico. Ya nyagira mita nakamazi nk'abakire buriya. Burana nanjye amazi ntabwo ngiye nyafana. Ariko iyo ngeze nanjye ahantu mpita banje nanjye mu. Ese Mave uranyibukije. Nuko iki abantu bagira imyumvire yuko kugura amazi ari ibintu bya dani. Nanjye kera nuko nabivugishwaga. Nanjye kera ntaragira udufaranga. Numvaga kugura amazi ari umurembo. Byo waretse kubyita udufaranga ukavuga ntaragira ibifaranga. Oya, nese bifaranga singenda n'amaguru cyangwa atega. Singejya no muri KBS sinakweretse ikarita. Nikawe kujya muri KBS ntago ari icyaha ariko man. Nyine uzi urega nkubwire. Ejo bundi nabonye ubushakashatsi.
jama ibintu by'ubushakashatsi byawe bimeze nk'iby'inyarwanda ndayivuze. Ujya usoma bro. Nanjye ndasoma ariko umuntu uzonye Inyarwanda se mupfuye iki? Oya njye nta kibazo ariko iyo njyanye mu bintu by'ubushakashatsi mba numva ugiye kuntaba. Nyine nibyo nari ngiye kukubwira. Bari abajama Bavuga bafite yuko- ukuntu ntago reka mbyite kutwica mu mutwe. Batubwira ibintu byo kutwica mu mutwe ngo ubushakashatsi man. Nabonye muri video yanditsera ngo umugore utagira gahunda agapfa vuba. Umugore ngo udakora ngo imibonano mpuzabitsina ngapfa vuba. None se abantu uduhinja dupfa tutaragira n'umwaka tutarabikora. Reka nceceke. Ako kantu nanjye naragasomye banditse ngo ubushakashatsi ngo bwagaragaje ko ngo umugore udakora imibonano mpuzabitsina ngo apfa vuba, ngo kenshi ngo apfa vuba. Sibyo? None si ndaya zipfa zitaramara n'imyaka 2 mu kazi. Buri munsi zakira abagabo nk'icumi. Urumva hari ugukora ibintu by'akazi buri munsi gukora ibintu mu gihe gikwiye. Hari no kubikora waraguyemo wararambaraye. Nenge kukwibwirira ubushakashatsi ntuzongere kwiheba ngo utega bisi. RTDA kigo cy'igihugu cy'ubwikorezi cyavuze yuko 65% y'abanyarwanda bajya ku kazi n'amaguru. 65%. ahabwa ko ni gake. Tujya ku kazi n'amaguru. Nanjye ndimo. Ari garakazi kadasaba ntuzongere kwibaza ngo tega ngo bisi. Nta kibazo ndi umukire. Urakize? Urumva uri kubera ko ntarya n'iwanyu ndi umukire. Ntabwo urya wacu kumugana. Nibyo. Ese mabe nkamubaza ikibazo maze iminsi nibaza urumva twagiye mu bushakashatsi. Yego. Buri abanyarwanda rimwe cyane ni batunze imodoka. Ibaze bikaba 2 ku ijana. Ibi modoka byose mbona muri Kigali ni 1 ku ijana by'abanyarwanda batunze imodoka. Rimwe. Ntabwo nkihebye. Niba mu Rwanda 1 ku ijana aribo batunze imodoka. Ntabwo nkihebye pe. N'ukuntu baba batumye tutagenda mu muhanda ukagira ngo babaye umucanga. Uziko bye mbonye bambuteyaje yateye nkumva buri rugo rugira imodoka. Niko. Uziko bigiye mu Rwanda mbonye imodoka nkumva buri inzu iri i Kigali ifite imodoka. Yes. Mafete. Yego. Nabonye abanyarwanda bakurikira Deep TV barakuze uburyo uganira n'uburyo yego uvuga ku bintu bimwe na bimwe biri kuri iyi mihanda. Yego. Bati Mafete ibi bintu abivugana abishyiramo ubwenge. Yes. Akabyanariza tukabasha kubyumva. Yego. Muri comment zacu kuri Deep TV bagiye babitubwira kenshi. Barangije baradusaba bati Mafete byibuze nka 2 mu cyumweru. Yego. Yagiye yicara akatubwira ibintu biri ku muhanda aha ngaha. Ahubwo nzaza 3. Nzaza 3. Nize ko bitari kuza muri kamera. Ni uzaza kangahe? 3. Wari uri gufunga kandara ngo wicare nk'abashoferi. Ese kubera icyo badafunga sentere y'ipantaro urumva kiragiye ababoshye habijya afashe nka fera ageze ahantu yagira gutyo ukamukanda igifu. None se ubu ngubu kubera ko ugiye kujya ubivuga ushobora kuvuga banje gufungura hanyuma yego tugiye kuganira ku nkuru nkesha ziri gutrending imihanda. Yego. Reka tubanze duhe credit abantu. Nabonye patriotism iteye ubwoba. Yego. Ni inkuru njye nasomye ikinyamakuru cya Igihe. Ivuga ku bana. Ariko wajya umenya ko n'icyo ari ikinyamakuru. Uravuga ikinyamakuru mu kindi man. Amfura we. Uyarega burya. Uvuga inyarwanda ubushakashatsi. Uzagakatemo. Hanyuma reka twige. Buriya bundi mu mahame y'itangazamakuru ugomba guha credit source y'inkuru yawe. N'ubundi abenshi nakari kanyuzemo bajya bavuga n'inkuru ati iyi nkuru tuyikesha iki kinyamakuru. Utaramutse umentioninze buri ikinyamakuru uba wiyitiriye inkuru. Yes. Ku buryo bashaka kuza kukubaza source y'inkuru ahantu wayikuye wahabura. Waba watangaje ibihuha n'uburyo bwo kwirinda gutangaza. Ubwo turabamamaje. Ntago ari ukwamamaza. Nta kibazo. Iyo utanze credit ukoresheje inkuru y'ikinyamakuru buriya yagize iyo utanze credit. So sinkwigisha itangazamakuru kuko urabindusha ni wowe ubihoramo. Nawe uriwe. Mabete. Yes. Abana bo mu karere ka Ruhango mu murenge wa Mbuye. Imvura igwejo bundi hashize
bari mu ishuri pe ngo babona igiti kiriho ibendera ry'igihugu cyacu gitangiye kugenda cyeguka kigiye ko bana barasimbuka bajya gufata iyo nkuru bayibonye nayibonye man barabana ni CTU ntago ari amanuza buriya reka nshimire aba bana mbere na mbere nasaba nka meya w'akarere ka Ruhango ni Ruhango yego azabashimire binagaragarira abanyarwanda kuba umwana yagira gutya akava mu ishuri akajya kunyagirwa abarimu batinye kujya kurifata diregiteri w'ikigo niba ari n'umugabo yatinye kujya kurifata umuzamu w'ikigo ushinzwe n'ako kazi no kuba ryagenda agatinya kujya kunyagirwa abana bakava mu ishuri nabonye n'undi wari kwirura nk'akantu k'akazitiro agiye kwirura yasimbukaga kugira ngo bagende none imvura yahari iraryana shaho agafata yafataga igihugu ngo kandi hari umuyaga mwinshi bro bafashe igihugu iriya foto bayifotoje Airtel y'ibihumbi 20 mu mbaro kuba nyamamaje iriya foto man yari inakenewe sinzi umuntu abonye muri comment mu icyo kinyamakuru yandika ngo aba bana muzabashire ku inoti ya 500 bariya bana bari ku inoti ya 500 bafite computer izo computer ntabwo zikorerwa mu Rwanda azasigara n'umwe yavuye mu ishuri agose ngo abana banafoto mwana yagiye abafaranga aramujyanye batikiri ku idarapo man bari abana bro nyine ibo ushobora kubusanga ku cyabo giti pe ku cyabo giti babikoranye umutima mwiza n'urukundo gukunda igihugu ariko nk'abayobozi bandi bari hejuru man nabasaba nka meya w'akarere ka Ruhango cyangwa se ukuriye ibigo by'amashuri mu karere ka Ruhango man bazabafate babashimire by'umwihariko usibye gushimira ikigo bashimire bari abana nabonye batarenze 5 n'abana bare munini yego kubashimira pana kubagurira amakaye kuko n'undi barayafite bigaga tujye dushimira abantu tureke ibintu byo kuvuga ngo kwigire ubuntu ho bazigira ubuntu nibisanzwe n'undi batafashe idarapo nabo barabigira ubuntu kubashimira mvuga nanga ari kwigira ubuntu brother sibyo bazabafata umuntu aherutse kumbwira ati mafete mbwira ikintu nagukorera nari ndi muri butike yiwe ndareba bro ndareba ati mbwira ikintu ushaka hano nkigukorere ndavuga ngo mpamwe akazi kubera iki nabe ndajyana ipaki y'amandazi nta kintu yari afite nta telefone acuruza mu ndayimwaka ikintu cyari kirimo gihenze ni fanta ya 250 ndavuga ni mpamwe akazi urumva abantu benshi kera natwe twiga hari ukuntu twajyaga tugira tukaba turi nko ku ishuri wakora nk'akantu ka danje bakaguhemba amakaye yes ibyo nabyo ni byiza pe nabyo ni byiza ariko mu byo kugira ngo bagaragaze bro kira ni igikorwa cya danje kunyagirwa imvura urabizi neza nubwo abantu mutinya umuriro ariko n'imvura irica kuko ku bwa Nowa urabizi neza abantu bishwe n'iki n'umwuzure imvura nayo irica barabana bari gupfa cyangwa akajyana na darapo sibyo ariko ibaze ko ari abagabo babari mu bigisha kuri kiriya kigo byumvikana ntago bigisha kuri kiriya kigo ari abana barebaga n'uwafotoraga mu bigaragara ni umwarimu kubera ko afite telefone yes uwafotoraga bari abana bafashe idarapo ni umwarimu nibwo yaba ari gukoresha telefone muri make urumva we yafotoye gusa atari no kunyagirwa ari yambaye bura n'itaburiya y'umweru umva ko nageze no kugataburiya yari yambaye none se ubu ngubu ahubwo ibaze ntabwo navuga ngo bajya kumukurikirana ngo mbese ngo kuki wafotoraga ntujye kubafasha kuko ntabwo twari kubimenya yadafotora nyine bari abana ndabakunze brother bari abana bakwiye credit ariko uzi ko turi mu kwezi kwa patriotism ko gukunda igihugu biranahuriranye rero kwezi kwa 10 ko gukunda igihugu abana basigasira igihugu nabonye aba graphics benshi aba graphic design benshi bakoze iriya foto mu buryo buri graphic uraza kugenda uyibona nanjye niba ari nibyo bari abana nanjye umuntu uzampa nimero yaba ari ya nyayo nanjye amakaye nk'icumi ntabwo nayabura bakayagabana ruwabanye okay tuva kuri ibyo ngibyo ubu noneho tugarutse mu mihanda y'i Kigali yego ako none niyo turi oya aha ni Kigali bro dore nari nicaye hakurya twa turi mu ntara okay ubu dusa tugera i Kigali ubundi abantu bazi ku buhanda ni iwacu wow tuza abantu bo ku buhanda kabisa iwacu ni mu Ruhango mu Kabagari reka nicaye hakurya ngiyo ndi kuzamuka ku musozi wa Gitwe ndimo negera umujyi wa Kigali yego ejo bundi mbona umuntu arapostinze kuri Instagram ye na story ya Instagram ye ati
amusingo naho kanwa barakabonye mabo bose w'umubyinnyi se akashaba baje makarabo kutumarira interinete urumva Shakira yajya gutandukana na Benda. Okay, uhise umumvugira urumva ngewe hari ukuntu ntazi ibintu biri kubera i Kigali kubera kuba urumva kuba ndi mu ntara ibintu biri i Kigali ntago mbemenya neza. Hanyuma waruvuze ngo nukutumarira internet. Nukutumarira internet. None si kuba Benda yashwana na Shakira. Benda nawe nge ndi umufana we pe. Ariko si kugira ngo Benda be yashwana na Shakira. Si byo gutumarira internet. Ubu si nta mugabo n'umugore uzibana rwana bakajya bagashwana ntunabimenye. Aho wase kuza kubitubwira ngo kupostinga Musingo ari gushaka nyine ubwo abandi barenze Benda bafite amafaranga ubwo ashaka aba diaspora. Ahaza ya Benda. Namvese bari kuvugaho ngo yamwangiye ngo bya bintu nyine biharaje hano mu Rwanda by'urukoza soni. Ariko ibyo nta nubwo ngiye nta n'umwe cyaro kwitindaho. Ariko akantu kamwe nakubwira. Iyi mihanda niyo ni nayitugize reka mbibare gutyo. Ako kantu gatuma nyine showbiz ishyuha runaka bashwanya. Ariko kubera ko hari ngiye imihanda nyijemo vuba reka niyita umwana ku mihanda. Sinshobora ngo internet nshiriyeho ngo ngiye kugura izindi ngo ngiye kureba ngo abantu bashwanye. Ntabwo nagura izindi nkajya kureba abana bafashe idarapo. Nyamara wareba. Oya? Ko nawe ejo se tuzakubona. Nashwanye nande? N'umuntu. Nkajya kuri postinga nashwanye na runaka se. Ahubwo bita wumva ndibandi ntazi kubaka urukundo byananiye nabivuyemo. Uravuze ngo namabandi. Oya? Ntabwo mvuze ko ari amabandi. Ariko ngewe nshwanye n'umuntu bakabona ngiye kupostinga. Bakabona n'ejo runaka nashwanye na runaka. Reka turibo bagiye gukundana. Ubu se hanze nkubaze. Ko nuza oya, ko Jojo Burezi bavuze ngo yashwanye na Divine. Ntabwo basangiye ibirayi hara muri Rema House. Ariko ibintu uwo munsi bashwanye. Ntabwo bakoye aka video, ntabwo bakora video muri muhanda ujya Inyamirambo. Hari n'amafoto ejo nabonye. Nta mafoto y'ibwami wabonye bambaye ibintu by'ibwami. Simaze nk'abajya gusezerana. Akwasha waje ureka man, internet zacu barazimaze tugiye kuzigura ibirayi natwe tumenye ubwenge. Hanyuma aba bakoboye n'abanye umva nkubwira akantu. Imana babare kuba mbamenye ibanga ariko babacuruza. Kanumva nkubwira akantu mvise muri iyi nkuru. Yego. Ngo buriya Shakira yababazwaga cyane no kubona mama w'umwana. Urabizi ko Benda afite umwana. Aza agatwara umwana akajyana n'umugabo we bakamara iminsi 3 baragiye ngo gutembereza umwana. Gutembereza umwana se ni ikibazo? Oya, iminsi 3 se. Na yegisi. Kandi aho yaciye hadaci ntuza. Nyine ubwo bashaka kuva ngo ajyane na nyina. Nyina na se n'umwana. Barajyanaga wa batatu. Nuvuga ngo Benda bayeho nk'abazungu. Umuzungu araza mukavugana bari kukubyaza. Yes. Nibyo ibindi bizazaho ni favorize wazaba kuremeye. Nuvuga ngo niba yafata ushaka gusanga wenda Shakira nyine ari wakunda cyane. Ariko nabone ku rundi ruhande ndagaswesha warambyariye nanjye ntabwo nakurenze ngo. Uko waza uri mwiza kose wabyariye afite agaciro kukurenza. Reka da. Ntabwo ndagira amahirwe sinzi niba nanabyara ariko ningira amahirwe nkayitera. Mana ngewe pe Imana izamfashe uwambyare nashaka zaba ari igikara nashaka zaba esta na Stadium Mane. Sicyo kikara dufite ku isi. Oya Stadium Mane se ni igikara. Sobonye umugabo wo muri ntuza watsindiye ikamba ry'ububi. Ya Mr. ry'umumista. Nababi barabahemba. Ko jamari wagireka kuri. Hari n'uwababaye ngo bamukuye ku ikamba n'ukuri. Ko batarahemba wa munyamakuru. Ni muri Botswana I think. Abanyamakuru aba bikara cyane barabahemba. Oya ababi ku isura. Ntago ego umuntu ashobora kuba inzoka akaba namubi. No kuvuga ngo umuntu mwiza uringaniye nta mahirwe abafite. Mwiza cyane n'umubi cyane. Ubundi ari umuntu wari uri kumbwira ngo twagize. Nagize ibyago byo kutaba mubi simbe na mwiza. Hagati. Ariko buriya akangubwire n'ikindi. Bura no kwishuri bajye bahemba n'umunyeshuri wa nyuma. Kuko niba kwisi bagezeho guhemba umuntu mubi kwisi bagahemba n'umwiza kwisi. N'uwa mbere mwishuri bajye muhemba n'uwa nyuma. Ya kuba nka wa mubyeyi se. Wagize ute? Ngo abana be ngumwe yabaga wa mbere, ndabo wanyumanyije avuga ati bana banye mujye mutangira hagati. Imbere ni. Yama wagira kunzetsa. Mabete. Yego. Reka tuvuye kuri iyo nkuru ndurumva ndacyari mu mihanda. Hari indi ngiye kukubazaho. Ariko biraza gusaba ubwitonzi. Abanyari inkuru yabaye inkuru ikomeye cyane muri iyi mihanda. Imaze iminsi ivugwa. Ariko so aretse tukavira rimwe muri showbizira.
katuvireyo rimwe komedi urwenya rurimo amafaranga urwenya rurimo amafaranga kubera iki urwenya rurimo amafaranga nyine kubera iki nubwo amakuru ari kuvugwa atari meza ngo yaguze ngo hari uwaguze imodoka ye haba umudamu ngo barangije abakinnyi barigendera nicyo wavugaga numvaga hari ahantu hari bakajya kuyatura urwenya muri kuyakuramo ngo hari uwaguze imodoka ngo abakinnyi none bashize muri filime ni ukuvuga ngo ku ruhande rumwe tukiri kuri cyo kuba abakinnyi bashize muri filime ngo Beni na Alphonsine bavuye mu muturanyi mani nyine abakira hano i Kigali bafite amafaranga wanasanga babaguze cyangwa kontara bahanye bayivamo ariko ndagaswira filime nayo Kibonke ni n'inshuti yanjye ariko igiye gusenyuka pe bari abakinnyi barimo mani bari bayifashe ni n'abakinnyi bazwi bafite noneho abantu benshi babashamikiyeho amarore yose yarabegamiyeho birasaba ko ubungu bahindura content akajya akina prank akajya akina uduprank Mavete kuvuza ibintu bikomeye yes birasaba kava muri content agakina prank hari umujyamo ukina uduprank nigeze kumusaba kazankurira prank ari gukina n'ingona bya nyabyo yitwa Kesho ntabwo umuzi ndamuzi ntabwo ntuzankure prank uri gukina n'ingona 250 nyine ndi kukuba nari nkubajije none se n'ubwa mbere umuntu avuye muri projet ibi bintu ntabwo ubizi ibintu byajemo abakire bafite amafaranga va kuri babandi ba mbere bo ku bwami bagabiraga inka n'amaki n'amasekurume uyu munsi umuntu ari kuza akagusanga muri filime hari ahantu baguhangahe miliyoni ngiye kuguha ebyiri uhita uvayo kandi ntukine yes akajya kwicara se ntabwo ndi bumuvugwe ku bantu benshi kanga urugero rwa hafi uyu munsi niba umukira ari kuza akati uri gukina mu muturanyi reka nguhaye ngayo uveyo abafite porojire nziya indi yari kubona afite n'amafaranga none se reba ku maradiyo tujye kuri Kiss FM nubwo nanjye nyivuze nanjye mfite yanjye abanyamakuru ntago bashizeyo Isheje avuyeyo andi umuntu avuyeyo Cyuzuza avuyeyo ariko amakuru yarahanze nk'ishyano ribaye kumva na Austin ngo avuyeyo oya wenda bashobora kutagenda radio bahita bayigura miliyoni ndagaswe nka moto washobora kutagenda ariko hari amakuru yuko hari yagiye kuri Power FM kugenda Power FM se yaragiye kuri radio ye none subira ya cyari bro aba bantu bo muri showbiz bo amafaranga arahari hari abakire bakeneye abantu bro arakureba nanjye wajya kumva ngo ejo banguza aso bangura ubundi ndihe bantwara genda ndacyari hano turagukunda Mavete turi tukiri kuri ibyo bintu nabonye statement ya Ben mu kiganiro yakoze ku muyoboro umwe wa YouTube avuga ko nubwo abantu bavuze ko Clapton yamuzamuye atamuzamuye ahubwo bazamuranye shako kantu ko ngafite amanota 80% yego ntabwo Kibonke ari wazamuye Ben bro Ben ibintu bya filime bimazemo igihe ariko nta hantu twari twaramubonye nyine wana hantu ramubonye ariko Ben amafilime yose yasokaga muri imyaka nk'umunani ishize amenshi no wayandikaga mani imyaka 9 Kibonke umunye ryari umbwiza ukuri kw'Imana inde Kibonke nyemuze kuva 2014 icyo gihe 2014 Ben yandikaga filime harga Ben na mutoya buri kumubona akina umwana yandikaga ibintu by'amafilime akandikira bari abantu ahubwo ntayakinemo mwe mumubonye nyine ubu ngubu ahisaza imihanda ntago urugero rwa hafi Ben yanditse filime yitwaga Urutambi rw'ubuzima iyo filime abarundi nibo bayitwaye Ben yanditse amafilime menshi amwe agiye Burundi ajya Uganda Ben hari amafilime reka ne kubitindaho namundi Ben ntago ari papa ariko reka nkubwiza ukuri koko se abantu basige baraza kubera ko nyine bambonye mu gikorwa cyawe kandi umpaye akazi bakumva ko urukunzamuriramo kandi naje muri business ese biriya bintu ntibiri creating a beef beef igomba kunaba none se niba batanye vuga ngo Ben baramuza Ben uzikari n'umukire man Ben uziko bamaze gusanga ari gupiganirwa agasoko ka $50,000 ariko ukipevera amafaranga yenda abantu bafite amafaranga reka tubaveho n'imbaruko oya barayafite amafaranga oya iburetse Ben afite amafaranga urumva wenda ikintu wenda navuga Kibonke wenda yafasha yatumye nyine wenda ajya abona ibiraka sinzi wenda abantu bakamuna nk'umuturanye wenda nicyo ndi kuvugaho ako ntago Ben ntago no se yigeza bivuga uyoboye ko igiye kuva mu kintu uvuga ati ndashimira runaka kari we wanzamuye ugeze ubona bikora aho ni kimwe tunabiveho ibintu birimo amafaranga
tunabivuye ibyo ngibyo. Nari ngiye kwivugira ku rwenya nuko nari nkomoje ku kuba biri kuvugwa ko ari uko yatanze ngo imodoka ngo kamara iminsi ngo atishyura abakinnyi ngo akashinga resitora nabwo ntibishyurwe. Yego aya ntago kibonke n'undi yabona amafaranga yo kwishyura abakinnyi. Haga abakinnyi bana nubwo baba banahenze. Ngo ni insimbura mu byizi Ben yabirangije ngo bahinsimbura mu byizi. Niko yabivuze. None umuntu wakuzamuye wajya kurasa ku mafaranga. Umuntu aguhizina ntago aguha amafaranga. Abagufashije. Okay. Mavete. Yes sir. Nshaka gukomoza kuri ku modoka y'umuturika. Bujye vuba. Buryo ngumviye. Rusine ko ntago twari kumureka. Kuba yahaye umugore w'imodoka ni byiza man. Ni mu rwenya harimo amafaranga nibyo niho naherere. Urwenya rurimo amafaranga. Urumva Rusine yahaye umugore w'imodoka ahubwo aratera abagabo babandi amashyari ndagaswe n'abagore. Bwose ubwo abagore bacu turabakira nubwo ntamufite. Kamvugira abagabo. Naho uzi ikibazo nagize se. Yajanditseho izi nambo mama kandi urabizi yigaye. Oya Rusine ko yahaye umugore w'imodoka neje bundi umwana we yamushingiye Chano. Ni Chano ni Instagram. Instagram. Ubu ngubu ibintu byabaye uburyohe. Umwana mu myaka izaza nta bibanza bizaba bigihari byo guturamo. Uyu munsi mushingire Instagram azamara imyaka 5 ari umwe influencer rye bakazungu na badumba bazaba barapfuye. Ari umwe influencer dufite mu gihugu. Ajya rya nawo ku mafaranga yo kwamamaza. Yes. Okay. Nanjye mfite imodoka nayimugure. Ahubwo nawo mugurira igare cyangwa moto. Muha abagore banyu impano cyane. None se nutamutungura umugabo wari runaka akaza akamutungura. Muzibagurire nyine ejo bundi muri gusimbuka ibipangu bari kuzigenda. Sawa. Reka tubisimbuke tubyihoze. Ahubwo Rusine kuba yamuhaye n'imodoka kiba yamuhananye n'intuza ahubwo. Imodoka igize ati ngewe ubu ngubu ngomba kumbera umusare. Oya Rusine se afite akamodoka nawe uragafite. Arayifite. Ahubwo ikibazo keretse ariko yaguze indari komenya. Pero kafite iyo ushaka guhura nawe mu nzira ukamucunga ahita ipfumba tukiruka. Ari inshuti yanjye ajyaga ivuga ngo ikibazo nukuri kubivuga. Nukuri kuvuga batari kukubona. Inshuti yanjye urayizi. Yigeze kuvuga ngo nzayitoragura. Hanyuma turiko turagenda twegera ibintu bikomeye. Yego. Hari inkuru imaze iminsi yaciye igikuba ku banyarwanda abantu bose bari kuyivuga. Mavete. Yes. Iyi nkuru ya Scovia na Rugagi urabona ari biki? Mbere yuko tujya ku nkuru ya Scovia muri Haha Trading Limited bagufite machine ziva Dubai, bagufite amatelefone meza utumiza ikintu ukeneye cyose kikakugiraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Hano i Kigali wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri 078 47 33 751. Haha Trading Limited bakorera hano kwa Makuza, bahamagare barizewe ikintu cyose n'imodoka wayitumiza, ibikoresho byo munza, amateleviziyo ya rutura. Muri Haha Trading Limited bamwita Robin ni uhagarariye company. Twagiye abantu bazana akazi tubamamariza. Yes. Tubabwira batabazi bamenye ngo wabuze umuranga heze mwanya. Yes. Yego. Mavete. Iyi nkuru ya Scovia na Rugagi ndashaka ko ducaho gakeya. Ni inkuru nibiri kuvugwa mu mihanda kandi abantu bagukundira ibyo bagukundira ko utarya imboga utaza. Icyambere hari abo bantu bose nta muntu mba ndarya iwabo. Kuko nanjye ningeraho kuvugwa muzamvuge. Sibyo ubwo ntago ndabo wo kuvugwa. Tukiri kuri iyo nkuru ya Scovia ntago ari niya Scovia, twayita kari ya Rugagi. Scovia ikintu cyambere ntasengera muri radini. Ariko Rugagi avuga ko ari we watumye Nese banza wumva ariko nari nkivuga winca mu ijambo. Si wo ma ijambo. Ndakumva. Scovia icyambere asengera muri Anglikani. Mu Kinyarwanda no mu Poroso. Ikindi cya kabiri urwo rusengero rwitwa Redeemed, ubwo nabacunguye mu Kinyarwanda. Ni muri zitsengero zinzaduka reka mbivuge mu Kinyarwanda. Urwo rusengero bavuze ngo ruri Muhanga, nyirarwo yahakanye katari yo ruri. Sibyo ra? Niko yahakanye rwo. Urwo rusengero yo etage irimo nakabari, Scovia nibanwa inzoga, sinzi niba rimwe yagiye kunywera cyangwa akabari yagiye gusenga icyaka cyangwa cyakazamuka ajya kunywerayo. Ikindi cya gatatu ngenderaho tujye duko mu rusyo n'ingasire, Scovia no umunyamakuru agomba kuvuga ibihari. Kandi ushobora kuvuga inkuru itari yo wayikuye handi hantu. Ibyo ni ikintu byumvikanaho. Kandi yemerewe kurinda source y'inkuru. Yes. Uyu munsi niba uri umupasiteri ari kuri karama ku rusengero rwa rutarimo akabari nashire mu restaurant nta kibazo.
icyo ni kimwe ubwo ni nk'inama ndi gutanga ariko kuba wenda umuntu yavuga ko hejuru harimo akabari urusengero rushobora kuba ruri muri etage warakodesheje hasi ukavatira urusengero hejuru bagakuramo ibyo bashaka niyo bakiniramo porono ibyo ni ibintu bisanzwe etage bakuramo ibikorwa bitandukanye none se ntabwo ujya wumva ukumva ngo dukorera ngo mu nyubako yo kwanuza ngo hahoze ngo burarirwa niki ukumva bari kuranga ahandi hantu ngo mu muryango wa kangahe hasi akora ibindi bikorwa hejuru agakuramo ibindi kuko urusengero rwajya hano hejuru akajya akabari ibyo nta kibazo Imana ishobora kweza hasi hejuru ikahawumanya yigoze Sikovi afite ireko amasengesho urumva yazamuka se hejuru ari akabara karenga none se ushatse kuvuga insengero zose zibamo ibyiza gusa izo bafunze nizo bari gusenya ariko kamvuge ko bayede bari gusenya zino nsengero ku ruhande rumwe nta kibazo ni leta iri ko yabahaye akazi ariko izina ry'Imana bari abantu nta mpuwe na miki reka nkubwire nje n'Imana tujya tuganira ko bitari bya live ariko njya nyibwira n'Imana uzambabare ndiye kugukoza isoni bro inzu yitwa ko ari y'Imana ugafata ipiki ya 3 ugahanika izina ry'Imana ugakubita uriya muryango kari huramutse unari muri urwo rusengero ibyakubaho hari abantu baherutse kujya gusenya indaro ni inzu y'abapfumu ubucurama bwarabakubise iki pipi hari hamwe na gitifu umurenge wacu bariruka amaguru bayabangira ingata ubucurama ikibazo cyawe umpindurira inkuru ukatuma nyivaho nkajya nta kibazo turacyakuri Sikoviya sinduko ukuntu nari ntombotse sibyo uyu munsi niba rugajya ari kuza kafata urusengero rwanyu ntago ruri Muhanga wenda yabonye Sikoviya yaruvuze azana amakamyo bararwimura barujyana hashaka hano hejuru hagakoreraho ibindi bikorwa ibyo nta kibazo ahubwo Sikoviya nawe n'Imana yekondagase gake ibyo biburetse noneho umuntu yamaze kuvuga gutyo uri umukozi w'Imana yego uri umushumba yego uhagarariye Imana ku isi oya urenge none se umushumba umukozi we wayo se oya mwana oya mabete mwana nukavuga ubusa njewe ndi hano ndi guhagarara Imana niki nyine banza umve nyine mwana mwana uzambwire byinshi umfuke n'umunwa n'amaso ninshaka mbimpumye ijambo guhagarara Imana ujye uryitondera guhagarara Imana yagiye hehese Imana kitagirwara Imana kitambara rinete Imana kidacumbagira Imana kitaba busy uyihagararira nkande ijya muri off ijya mu kiruhuko guhagarara Imana nkande ubusobanuro bwo guhagararira ikintu ni igicyo kintu kitari gihari uyu munsi niba nshobora kujya mu nama nkagutumira wowe JMV ngira mu nama nyine uzi ubusobanuro bwa profete ngo bivuge none undi umva ari wowe nsimbuye bivuge nyina ndi kuri kumburanya kandi nge ndi kukubaza ubusobanuro bwa profete ntabyo nzi ngo bisobanure uvuze ko arwagara Imana mu Kinyarwanda ngo nibyo none se umuntu agutumye n'ubumuhagarariye aho ugiye umuntu aramutse akubwiye ngo ngugize intumwa yanjye none se iyo Mana wageraho ukampagararira ubwo Imana yatumye nde none yowe kwavuga ko ari profete ari intumwa asi Imana yagiye gutuma profete wari uhari yamutumiye Muhanga mwari muri kumwe bavuganye kuri phone ye man ibi bintu tujye tubitandukanya utandukanya urumva twebwe ntago ngende umwana w'Imana ntago ndi umukozi w'Imana numwigisha w'ijambo ry'Imana agomba ahagarara n'ikimenyimenyi biriya bintu yabivuze yambaye kiriya gitambaro iriya mwenda yari yambaye urawuzi nabonye Mutabazi ari ubusobanuro ntabwo wadozwe n'abatayeri ngo ni Ford ngo n'umwambaro w'abatambyi nta biterateranye birimo se ariko ashatse twagiye twemera nguriya mwenda Rugagi yari yambaye n'umwambaro w'abatambyi uwo mwambaro usubamo dushe ubamo televiziyo kandi ikintu ategetse yambaye uriya mwambaro kiraba nategeka intambara yo muri Kongo ihagarare yo muri Kongo se ajya amabazanye ibintu bya business babivanga n'Imana ejo umuntu yaransengeye uya nejo bundi nani aransengera ampanurira ambwira ukuntu ngiye kugura indege kandi mu Rwanda nta muntu uyifite none nimugoroba namunyuza ari kuvanga agapeti karuriye ka Mitsingi mumbare kuba mbamamarije ibi bintu byo ntabwo njya mbitindaho umuntu nzemera ko nyine icyo nari ndi kukubwira tureke kubigira n'umukozi w'Imana reka oya n'umwana w'Imana mbabarira n'umwana w'Imana kandi yemera ko ari umukozi w'Imana none se kamanze nkubaze okay ntacyo reka tubifata Imana igira kontara ntago mbizi kuko sindi umukozi wayo nge nemera ko ndi umwana wayo yes ariko hari abemera ko ari abakozi b'Imana ariko Imana uyikorera iki yedi ukora muri Minagiri Imana ifite amakampani hano i Kigali
umukozi w'Imana uyikorera iki? Tuvugisha uko ufite kontara y'imyaka ingahe n'Imana, turi abana b'Imana. Uko tuzasa ni kurahishurwa, ni nacyo gituma abisi batabyumva bakabona imvura igwa mu mirima ya twese, rimwe na rimwe ndetse bakaturusha no kweza, imbwa ze zigahaga wowe imbabura Imana. Mbega ijwi Mavete, yes nari ngiye kukubwira kuba umuntu wiyita katuba ariko dukoresha kugira ngo tujyane umukozi w'Imana yakatura amagambo yo kuvuga ngo wiyitirira kuba umukozi w'Imana, nubwo muciririkishije ariko ntacyo akatura amagambo nkariya ngo Mutesi Scovia ntago azabona ubugingo. Byari nakubwiraga utangiye kungarukira ushaka kuza wicara muri kamera. Niba kambyemere, niba wiyitirira kuri umukozi w'Imana ugacira izina kuri Scovia ngo ntazabona ubugingo bujya mu ijuru, sibyo? Ubwo ho kandi niba uri umukozi w'Imana, iyo company y'Imana yitwa gute uri gucira abantu iteka ko batazajya mu ijuru? Ese wowe uzarijyamo? Subwo ugize umwuga usanga Scovia niho uhagaze ku ijuru ari kwinjiza abantu. Ati wavuze ko urusengero rwanjye ruri mu kabari. Ne yego narabivuze. None burya ni uri gukora hano ni ngewe. Ndinjira se oya. Man, tujye twiyitirira ibintu ariko twe kubangamira abandi. Uyu munsi witwa pasiteri, uri umushumba w'Imana, yego ndabyemera. Ntabwo nzi kontara usinyanye n'Imana cyane bari Imana yakohereje cyangwa ari warabyitiriye ari business uri kwikorera. Hako ntitugacira abantu. Avuga ko yimitswe n'abantu baturutse za Australia, za Canada, za Amerika. Babaki. Aba pastor n'ababishop n'abapotere bakaza kumwimika i Kigali. Yaba ari umwami Rudahigwa wamwimitse. Ariko ikibazo nagize. Yego. Kwa potere mugenzi we. Yego. Yongwe. Kubivugaho. Yongwe ntabwo kumubwira ngo yiceceke. Ko yavuze ngo ceceka. Ngo rwanye ngo abantu bajye baceceka. Ngo navuye ngo nanjye uburoko bwanjye naraburangije. Buriya Yongwe muramwitiranye. Yongwe ni umunyabwenge bro. Yongwe ni umunyabwenge wajyanje yanakuroha yarangizaga nagushingura kanaseka kanarira. Yongwe ibi bintu abizi neza nabitanze muriye. Yongwe mwe mumenye aje ku bintu by'imbuga. Yongwe ngo mbere yasengeraga n'inzu yanze kuzura ngo ikuzura. Ngo bimikiwe rimwe buriya. Yego. Noneho bamaze kwimikirwa rimwe ngo n'iri torero barishingiye hamwe buriya ngo biza kwanga barashwana kuko ngo ryakoreraga kan Kigali. Mwihema muri space niko bavugaga ngo ryakoreraga mwihema kan Kigali. Bateye imbere ngo bava mu hema. Oya. Nibwo ryari rihenze. Uzikiri torero se nibuka kaka video kigeze gutrendinga ngo turi ubukene bwawe. Nanjye umunsi cyo kubona n'amafaranga. Simaze kugira abantu bankurikira ku mbuga. Nkazano nkititiza. Takarepaje nugera Remera Imana kurindi impanuka zana bitanaho ngaho warugiye gupfa. Iyo telefone urayimena. Iyi telefone se shaka nayikuye muri haha ntacyo. Bagira ibintu bya original. Mavete. Yes. Ndimo ngana ku musozo. Ibi bintu sibyo biri gutuma ama churches cyangwa insengero mu Rwanda dutangira kuzikemanga. Nge nazikemanze kera. Nge nigeze kujya gusengera ahantu ntabwo ndi buhavuge. Damuri ni warunjyanyeyo. Damu nibu no kure iki kiganiro. Wahise uba n'umwanzi wawe. Seremani se? Oya. Cameraman. Damuru arangira ati ngo mujyana ahantu heza bro, byo n'urusengero rwiza ruhumura, ndaza kubaza niba narwo bararufunze ariko mbasanga rwo bahereyeho. Kandi ruhumura urusengero nyine rurahumura ndabyumva. Si bari ufite umurinda nkubase? Byose man urwo ntago barufunga. Simbizi nzajya kuhareba mpinyuzwe. Twinjiramo nta kibazo ariko hinjiyemo abakobwa bro. Sinyibone nagwe sinyamvuga ku bakobwa bambara utumini. Bro, sister wanje niba yambarire se hari ikitwa nyine nta kibazo nta kibazo ariko mba mbona imyenda yagakwiye kugira ahantu igenerwa mu nzu y'Imana ambara nk'ukuntu ba Yesu bambaraga imyenda igeze ku birenge. Sinigeze mbona muri Bibiliya ko yambaraga uziko ntabwo Yesu ugeze yambara mini wibeshye. Urebe kuko ba Maria Magdalena wari ndaya man wimvugira mariko Maria Magdalena si yari ndaya muri Bibiliya. Ntabwo bonaga ibintu yambara ko yikwizaga. Ese ibyo wabiboneye? Hasi nagusomye byanditswe byera. Wa muntu wakirinye filime ya Yesu ntiyaje Kigali yihishe. Uramujama wamugani waje Kigali ari gukwepa. Uwo ni uri kumbwira se ngo niyo ntuza. Wamujama oya uriya we kwihisha
wenda yagiraga ngo Yuda atamubona agiye Yuda ari i Kigali Yuda ni uri kuzana umwiryane mu banyamakuru yaravuze ati izi n'imyiryane iri i Kigali Yuda ni yaratangambanira bwa kabiri wakwipa abanyamakuru ku kibuga cy'indege wasubira kuri ziriya nkoni ku mugani kuramujya mu kina filime za Yesu ntago arafi Kigali akuba burya ndagaswe mu Rwanda ahubwo turemewe nabwo yaragiye mu Rwanda burya atajya twamira mu Rwanda n'u Rwanda n'u Rwamahoro Rwanda rurakize kugeza uro mustari muri azi hano i Kigali bucece akaza kurira ubuzima ina bwo yaraje kunwera inaha B1 gin nsoza ikiganiro nta kibazo n'undi rangi wawandambiye kandi ariko mbere yo kugisoza ndagira ngo nkubwire ngo akabari ka Tamamu gari hano muri iwacu Kabeza no ku giti cy'umunyinya duhamagare tukuyobore kuri 0785 duteka neza ibyo kurya byiza tukora delivery ku buntu tubikugeza mu gihe cy'isaha imwe ibiryo bihumura n'ubiryo umbwira ati Mavete warambeshye cyangwa wambwije ukuri Mavete yes ndagushimiye urakoze cyane wakoze kubw'ikiganiro cyawe wow nubwo kumvikana nawe mbona bigwa oya nuko nawe bunzamu ariko tuba tugira ngo dutange amakuru ya nyayo ibintu tubyumva twebwe tuvuga uko ibintu tubyumva ntabwo tuvuga uko abandi babyumva yes ibintu byacu tubivuga uko tubyumva udahamanya n'ibitekerezo byacu yemerewe kwandika muri comment niyo mpamvu uriya mwanya wa comment bawushyizeho akatubwira uko abyumva oya nanjye nanjye nkagenderaho ako nanjye nkagenda uvuga ukuntu byumva niba ari bibuka bivuga nta kibazo sinyange indimi umugani wa Franco ubundi Franco wa munyamideri wa muzo munyamideri wa mbere hano mu Rwanda nawe uzi se ako nta n'uwamuyobera Rwandagazi Kabano ni mu diaspora yabaye mu diaspora Kabano mbese Kabano mbona ari mwene wanyu Franco uyu mujama wazaga muri Genesis wa mujama nyine bavuga ngo ntagagira umusatsi arawugira ahubwo nuko yogoshesha cyane Maze yes nasoje ikiganiro wakoze kubana natwe reka nshimira abanyarwanda bakurikiye Deep TV guhera ku munota wa mbere kugera kuri uyu munota ndabashimiye nimba utarakora subscribe ukande kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi ngibi bitazajya bigucika nge nari Jemve nitegeka nari kumwe na Mavete imbere ya kamera asante ciao